umunezero ukaba ari witura gate okay hanyuma no ubuzima bwagiye gukoresha iki cyangwa niho intego noneho bifashiriza ntuhahamuke yo kuvuga uti ubuzima bwanjye harya bumaze iki n'icyo nshobora gukora n'icyo nshobora kugeraho ntugire ubwoba ntuzajye urubyuka mu gitondo ko hari abantu bageraho bakagira na anxiety bakagira ubwoba buhoraho bavuga ati niki nkora ni minsi myinshi mbese kufatisha n'intambara ntacyo ariko yabishimwe ni byiza cyane amakuru ni meza n'amakuru n'iby'iyi minsi lockdown Denise rero ngira ngo wabonye video njya nkora zo navuga ngo nemera ko burya buri muntu wese ashobora kwigisha undi ikintu ibyo duhura nabyo mu buzima uko tugenda mu buzima hari ibyo twigiramo kandi ntabwo ari ngombwa ko n'undi muntu navuga wenda nk'uri inyuma yacu cyangwa uri inyuma yacu mu myaka cyangwa hari utaramenya icyo kintu ntabwo ari ngombwa ko atangira kandi hari ubuhanga umuntu aba yaramenyeye mu kintu ashobora kuba yabwira abandi uri mu bantu rero njya gukurikira online nkareba status zawe nabonye uri mu bantu bazi icyo bashaka mu buzima niyo mpamvu rero nifuje ko twaganira muri bino biganiro njya nkora kuri YouTube Denise Uwineza umunyarwandakazi mba muri Amerika ndi umuntu uharanira guteza abandi imbere cyane cyane abakobwa nkaba nkunda no kuba nafasha abandi nanjye nifashije ubwanjye kwigira mu byo dukora byose nahisemo neza rero Denise rero muri video zashize hari video nakoze ndimo kuvuga niki kingira uwondi uyu munsi niki kikugira uwori uyu munsi nari ndimo kuvuga ko uburyo twakuze ababyeyi batureze societe twakuriyemo hari ishusho y'ubuzima itwereka ishobora kuba itandukanye niyo mpamvu ishusho mfite y'ubuzima ishobora kuba itandukanye niyo ufite y'ubuzima kubera bitewe nuko kuva watangira kuva wakura uko wagiye ukura ababyeyi hari uburyo bakubwiye ati umubuzima umuntu yitwara gutya cyangwa societe ukagenda ureba ibyo ngibyo wenda uko twakuriye muri societe imwe nyarwanda hari bimwe duhuje ariko kuko ababyeyi bacu batandukanye ndabizi ko hari navuga valeri cyangwa valeri baba baratwigishije bitandukanye muri video ishize sinzi narabibonye ku batarayibonye mwareba ngiye gushyiraho link yayo ivuga ngo niki kingira uwondi we uyu munsi Denise rero ikintu nashakaga kukubaza uyu munsi ko nakubwiraga ngo nabonye uri umuntu uzi icyo ushaka mu buzima dukenera nk'uko ababyeyi baba baratwigishije hari uko dukuze ko dutangiye gukoresha ubwenge bwacu cyangwa dutangiye gukoresha konsiya yacu noneho dutangira kumenya ese ninde nifuza kubaho ese niki nshaka gukora ubuzima bwanjye niki nzabukoresha niki nzabumarisha ari kuri njyewe ari no kuri societe ubwo rero muri ubwo buryo akenshi niho umuntu atangira kugira inzozi cyangwa navuga ngo agira ibyifuzo bamwe bakavuga ati njyewe nzaba umupolitisiye hari abantu bavuga ati njye nzaba perezida nzafasha abantu ni hari inzozi nyinshi tugira zitandukanye ariko muri izo nzozi ni handitse tuvuga ko ndashaka kuzaba gukira ndashaka kuzamera ariko ni bakeya buriya nubwo twese tugira inzozi ni bakeya muri twebwe bagera
imbaraga zo kuvuga ati okay, za nzozi zanjye ngiye kuzigira intego ntangire mpaguruke. Mu byo nabonye rero Denise, nabonye uri umuntu muri abo bakeya bavuga ati za nzozi zanjye ngiye kuzigira intego. Niki kiguha izo mbaraga? Ni ubyumva utumenye uti reka ntangira. God, okay. Icyo kintu kirakomeye. Ariko nyine icyo navuga, kugira intego, umuntu wese aba afite intego. Hari aho umuntu aba ari uyu munsi, hari n'aho umuntu aba yifuza kugera iminsi yose. Ntabwo uvuze gutyo umuntu yagira ngo nageze, nanjye ntabwo ndagerayo, ariko igihe cyose hari ahantu mba nifuza kugera. Ibyo ngibyo wavuze ngo ni igisi kitugira abo turi bo. Ikintu cya mbere ugomba kubanza ukimenya wowe ubwawe by'ukuri. Ukavuga ati nimba nshaka mu myaka 5 nshaka wenda kuba narasevinze amafaranga runaka, wenda tuvuge 500 kuri konti. Uyu munsi ugomba kubanza ukareba ukavuga ati ese nge Denise ni igiki nakora uyu munsi kugira ngo mbashe gusevinga nibura 50,000 cyangwa 5,000 buri kwezi. Aho ngaho ikintu cya mbere, wenda ndavuza kuvuga ku ntego, ariko ndabanza mpere kuri base kugira ngo umuntu agire intego. Ikintu cya mbere ni kwimenya wowe ubwawe utibeshye. Hari ukuntu wenda ubuzima bwa muntu buba hagati yo, hari ibyo nshaka kuba byo, hari n'ubwoba mfite bw'ibintu ntashaka kuba byo. Ubuzima bwacu buhora buri aho ngaho nyine. Nuvuga ngo rero muri ubwo buzima bwacu buba buri aho, ugomba kwicara hasi ugatekereza ukavuga ati njyewe Denise uko nikomeze, ndaza gukoresha amafaranga kuko ikintu nemera nuko buri wese ashaka amafaranga, buri wese ashaka gutera imbere. Ariko umuntu ashobora kubikoresha uvuga ati ndashaka kwiga ikintu, wenda na segonderi nta mafaranga mfite yo kujya kwiga muri universite, ariko ukaba washyiraho ukavuga ati intego yanjye nuko nziga universite. Bitewe n'ahantu uri, umuntu wese ashobora gukoresha ubwo buryo bukaba byamukura ahantu hamwe bikamujyana ahandi. Ikintu natangiye ntangira ni ukuvuga ngo kwimenya uwo uri we, ukamenya ibyo ushoboye, ibyo udashoboye. Icyo nicyo kintu cya mbere yuko uvuga ati intego yanjye ni iyi. Ikindi kintu cya kabiri, tubwe nimba uri nko mu bibazo akenshi, cyangwa nimba hari ikintu ushaka kugera, ugomba kuvuga ati ese intandaro y'iki kintu ni ikihe? Wamara kumenya intandaro y'icyo kintu, ukavuga ati noneho ubu ni igiki nakora. Aho ngaho nibwo intego ihitizamo. Ntabwo utangira uvuga ngo intego ngiye gusetinga intego. Icya mbere urabanza ukimenya, hari ibyo bavuga ngo weakness, ukamenya imbaraga nkeya zawe ahantu ziri, ibyo wakora cyane. Wamara kugira ukareba ati nimba tubwiye munsi nimba nkorera 200,000 nkaba ntashoboye gusevinga 5,000, ese bipfira hehe? Wamara kubona ahantu bipfira, ukavuga se harya ubu ngubu ni igiki nagabanya mu bintu ndi gukora mu buryo nkoreshamo amafaranga nkaba nashobora gusevinga ibyo 5,000. Nyine niko kumenya umuzinya w'ahantu ushobora gutangirira kugira ngo ube wasetinga iyo ntego yawe. Warangiza uburyo bwa gatatu nibwo mvuga ngo ni gute noneho wagira intego mu buzima. Kubihuza na vision, nyine vision 2020. Ngo intego yawe rero, uburyo umuntu tuvuge umaze kubona ahantu bipfira, ariko hari koko wifuza kugeraho mu buzima. Hano tugiye kwiga ni gute, nyine tujye kuganira, ntabwo ari ukwiga. Muravuga ngo kuganira. Uburyo umuntu ashaka gushyiraho ati ni gute nashyiraho intego nziza. Burya mu buzima kugira ngo ugire intego nziza uzanageraho, intego icya mbere, intego ushyiraho mu buzima ni bya bintu bikumotiva, ni cya kintu ukora wumva ushaka kuba. Tuge uvuga ati wenda harimo nk'abantu baba bakunda kwiga, uvuga ati ndashaka kuziga universite, wenda nkunda ibintu bijyanye wenda no guprogram. Uvuga ati ko byenda kose
nshaka kuzabyiga muri university cyangwa nshaka kuzakora amahugurwa runaka nkeneye amafaranga ya nayo yo kwishyura minerval. Iyo ufite icyo kintu uhora ukunda cyane buri munsi ubyuka ati iki kintu ndagikunda pe ndashaka kukigeraho, ibyo ya ntego yawe kuyigeraho. Nyuma y'imyaka 2 nkora amafaranga make cyane, nta n'amafaranga mfite urebye, ariko nshaka kuzasevinga amafaranga azamfasha kugera ku ntego yanjye. Iyo wahisemo ikintu ukunda, ndavuga ngo porogaramu ariko buri wese arabishyira mu buzima bwe bwa buri munsi. Ushyiraho intego, ikintu cya mbere ugomba kurebaho ni cya kintu ukunda, cya kintu gituma udasinzira buri munsi wari utekereza. Icyo ngicyo nibwo bwiza bwa mbere butuma bwagufasha gushyiraho intego. Noneho ikindi kintu mu gushyiraho iyo ntego ukavuga ati iki kintu ninkigeraho bizanshimisha mu buryo bungana gute. Ni ukuvuga ngo cya kintu umva nugeraho bizaba bikunesheje, uzaba wumva wishimye. Ubwo ni uburyo bwa mbere nyine, uburyo ushyiraho intego. Ariko ushyiraho intego gusa ugomba no kuzigeraho of course. Nicyo ugamije ubundi. Icyo ugamije. Noneho mu gushyiraho intego rero ukuntu abantu bamwenda ngo tugafata tukishyira hariya hejuru cyane, kandi hari ibintu twagakwiriye gukora. Hari uburyo 5 abantu barabyigisha, abahanga bakunda kubivuga, bavuga ngo ni smart, biri mu Cyongereza. Kugerageza kubishyira mu Kinyarwanda. Uburyo bwa mbere nyine intego, baravuga ngo intego yawe igomba kuba iri specific. Nuvuga ngo ari ikintu ushobora kuvuga, ushobora kujya kuganiriza ukaza ukanganiriza, cyangwa ukaza kuganiriza ku buryo uba wumva koko ari ikintu kiri apana mu kigari. Apana mu kigari, iyo ushaka kubibwira umuntu akuvuga ati wow, iki kintu koko ni ikintu gisobanutse. Ikindi kintu cya kabiri intego yawe igomba kuba imeze ni uburyo ushobora kugira nyine, baravuga ngo measurable nyine, ushobora kubimezera ukavuga ati iki kintu ndava hano ndajya hano. Niyo mpamvu nafashe urugero rw'amafaranga. Ushobora kuvuga ati ntabwo uzaba ukorera 200,000 uvuga ngo ndashaka nyuma y'imyaka 2 kuba mfite 5,000,000. Hari ibintu biba bidashoboka, kandi mu buzima dukeneye amafaranga. N'amafaranga kuri wowe ntabwo ahagije. Nafashe 200,000 by'amafaranga yo mu Rwanda, kuko nzi ko ushobora kuba uyafite ukayakoresha, ariko nkurikije ukuntu ubuzima bugenda buhenda, hari nk'igihugu ati ni gute na savingaho amafaranga runaka. Ariko iyo ushoboye kwigomwa ikintu bigufasha kuba hari ahandi hantu wagera. Niyo mpamvu navuze nyine ikintu ushyiraho, ukavuga ati ndashyiraho amount ndashyiraho umubare w'amafaranga ngomba gusevinga ni 5,000, ni amafaranga 500, ariko ashyiraho bati buri kwezi aya mafaranga agomba kujya hano nkaya saving. Ikindi kintu cya kabiri ni ikintu ushobora kugera, cya gatatu ikintu ushobora kugeraho, ikintu bishoboka ko wageraho. Ni ahita mfata kuri urwo rugero rwa 5,000,000 ukora 200,000. Simvuze ko bitashoboka pe, ariko biragoye cyane. Ariko uramutse uvuze ati 200,000 nyuma y'imyaka 2 ndashaka kuba wenda mfite 500,000 kuri konti, kurusha uko wavuga ngo 5,000,000. Cyangwa ugashaka kandi kazi kazakugeza kuri 5,000,000. Cyangwa ugashaka kandi kazi kazakugeza kuri 5,000,000. Ariko ndi kuvuga ibino ni mu buryo mu nzira nyayo. Ibyo wizeye aka kanya. Aka kanya. Ndi kuvuga ngo ufite aka kanya ushobora no gushyira 5,000,000 simbigushije, ariko ugakora cyane. Akenshi ibyiza ni ukuvuga ngo ndenda ndasa no kubigeraho. Iyo uri gushyiraho intego, ntabwo ushyiraho intego ubona wahita wacivinga ako kanya. Nyine mu buzima bwa muntu ushobora kwibaza se mu buzima ni igiki gituma wishima. Ikintu gituma wishima ntabwo ari uko ufite amafaranga cyangwa ikintu gituma wishima ni uko hari ikibazo waciyemo, ni uko hari ikintu ushaka kugeraho ukabona uri mu nzira igenda wenda kukigeraho. Baravuga ngo if you are progressing, nyine that will make you happy. Nicyo kintu kidushimisha. Nawe ubundi kuvuga ngo wenda wagiye ushobora wenda kujya gukora siporo, gukora iki, ariko ikintu cyose ni ukuvuga ngo iyo hari improvement, iyo hari ikintu uri gukora biba byiza. Nicyo kintu kidushimisha. Niko abantu turemwe
nibyo bintu bitunezeza nyine iyo warahuye n'ikibazo ukashobora kukivamo neza ibyo bintu nibyo bigushimisha ibindi byose uvuga biradushimisha ariko urwego bidushimishamo ntabwo ari nk'urwego rw'uko bavuye ahantu hamwe wageze ahandi hantu mu bintu bitanu bituma dushyira intego nziza ihangane gatoya okay wageraho attainable iki ni ikintu cya kane mu kuba washyiraho intego yawe kandi mu buryo bwiza ni ukuvuga ngo igomba kuba iri relevant ni ukuvuga ngo uramfasha gusobanura relevant cyane ariko irrelevant ngo ni ijyanye n'ibyo ushaka ni ukuvuga ngo ikintu nyine ikintu ubona ko nyine gifite navuga ngo gifite intego se kandi turi kuvuga intego ikintu nyine gisobanutse ikintu cya gatanu ngo uba ugomba gushyiraho deadline ni ukuvuga ngo ni ibintu iyo uri gushyiraho intego uravuga ati mu gihe runaka ngomba kuba nageze kuri iki kintu ubwo ni uburyo butanu bwagufasha gushyiraho intego kandi bikaba byagufasha kuba wayigeraho wenda ndongera mbisubiremo mu buryo butoya ku muntu wenda utabikurikiranye neza baravuga ngo biri specific bivuga ngo ari ikintu koko ushobora kubwira umuntu akumva koko ari ikintu gishoboka ushobora kuba ugomba kwerekana yuko ushobora kukimizira ushobora kwerekana yuko iki kintu nimba ari amafaranga ugashyiraho umubare w'amafaranga ikintu kiri place nyine uvuga ngo ni iki nshaka kugeraho ukaba ushobora kuba wakigera bishoboka kuba wagera kuri iyo ntego ikintu cya kabiri ari ikintu gisobanutse icya nyuma ukaba ufite na deadline wihaye kuvuga ati nyuma y'imyaka 2 nyuma y'imyaka 5 ngomba kuba nageze kuri icyo kintu iyo ufite deadline biragufasha cyane kuko ukora uvuga ati iki kintu ngomba kukigeraho uko byagenda kose bigutera imbaraga mbese gutera imbaraga ikindi kintu ndi buze kongeraho akenshi gushyiraho intego washyizeho intego ufite intego runaka ushaka kugeraho ni ikintu koko wumva ukeneye mu buzima wakoresheje bwa buryo butanu namaze gutanga ibyo ntabwo biba bihagije ikindi kintu kigutera imbaraga gituma ushobora kugera ku ntego yawe urabyandika ukabishyira ahantu ushobora kubona ushobora kubyandika nko mu cyumba cyawe ahantu uzajya ukareba cyangwa mu mpapuro tuvuge nimba ukoresha nko muri telefone yawe cyangwa nimba wenda hari nk'inama runaka ufite buri munsi titre hejuru y'ibintu byose ukavuga ati nifuza kugera kuri icyo kintu akenshi iyo ukomeza kugenda ubisoma bituma nyine n'ubundi bwa bushake n'umurava ukomeza kubikoraho ntabwo bavuga ngo hari intego nari mfite ndayibagirwa aho ngaho hose ubyuka ukabibona uvuga ati bishyizeho nta muntu wigize umbwira ngo mbishyireho ibintu ugomba kubigeraho iyo wamaze kubyandika wabishyize ahantu hakurikiraho iki hari ibyo bita ngo action plan noneho ni gute noneho izi ntego zishyira mu bikorwa eske noneho ni gute niba nshaka kuba nafite savings 500,000 nyuma y'imyaka 2 biragenda gute ni kwa kundi uhita utangira gutekereza muri aya mafaranga ukajya mu mibare cyangwa ukavuga ati ugomba kuzajya nkora muri action plan niho ushaka kuvuga ati noneho reka nshyiraho intego ntoya yo mvuga ati niba nshaka 500,000 imyaka 2 harimo amezi angahe 28 uvuga ati buri mezi 6 ugomba kuzajya nicara ugomba kuzajya mbana savings amafaranga runaka iyo action plan uvuga ngo hari nk'igihe muri action plan uvuga ati 200,000 nkorera birashoboka ko ntashobora gusevinga kuko nanjye ntago nishoboye aho byahita haza uvuga ati ariko hari ikindi kintu nakora ku ruhande ya mafaranga ashobora kuyasevinga bitewe n'ikintu nshaka kugeraho iyo wanditse ibintu ugashyira muri action plan nihita ubona ahantu hari ikintu ubura ushobora no gusanga akazi ukora uyu munsi katagufasha kugera ku nzozi zawe ku ntego zawe wihaye aho gutera imbaraga yo gutekereza kuvuga ati ugomba no guhindura akazi nyine hari ibintu byinshi cyane iyo uri muri action plan hano niho noneho utangira kwicara
ugatekereza natangiye mvuga ngo ugomba kwibwiza ukuri 100%. Ikintu cyane nuko hari abo turi bo, hari nabo twifuza kubaho. Akenshi iyo tujya gukora intego tuzikora tumeze nk'abandi twifuza kubabo, aho kugira ngo turi babandi turi. Ariko kandi mu buzima byiza iyo wowe ubwawe nimba ushobora kubeshya abandi bantu, nabyo ntabwo ari byiza, simbishyigikiye, ariko byawe cyane wibeshye, kuko ubuzima bwawe buri mu maboko yawe, gutera imbere kwawe kuri mu maboko yawe. Ni ukuvuga ngo iyo utibeshye ukicara ukandika, nibyo bigutera imbaraga, nibyo bituma hari ibintu byinshi uhindura mu buzima. Muri action plan niho usanga umuntu yahinduye ibintu byose. Avuga nimba bamaze gushyiraho action plan, none bikore, ongera ubikore, uzahura na challenge, uzavuga ati ndashaka gusevinga amafaranga, ucika intege, ariko byange. Iyo ikintu kimwe cyanze ntabwo ubutsinzwe, ahubwo ni ukuvuga ngo haba habaye ubundi buryo bwo kwiga mu buzima, bituma noneho ubutaha ubyuka cyane ukongera ugakora, ukamenya icyo gukora. Noneho ngira ngo aho ngaho mugani noneho ibyifuzo noneho biba byatangiye kuba intego nyaho, hahandi uvuga uti okay, ntabwo bikiri uko nifuza, ahubwo noneho bigeza aho ngomba kubikorera, noneho bibaye intego mu buzima bwanjye. Hari ikintu wavuze ngo intego ntabwo ari ukugira ngo gusa ugire icyo ukora. Burya inzozi nini cyane abantu twese tugira muri rusange ni kwishima. Ibintu byinshi burya tubikora kugira ngo tugire umunezero. Muri hari video nzakora itandukanya ese umunezero urambye n'iki, ibyishimo n'iki, ariko intego akenshi tubikora tugamije umunezero. Hari Einstein yaravuze ngo niba ushaka kugira ubuzima bunezerewe, irifo ko ubujyanisha n'intego kurusha uko ubujyanisha wenda n'ibintu cyangwa abantu cyangwa ibiki, kuko imbaraga z'intego nuko nubwo hari mu buzima birumvikana hari ibintu byinshi, hari ubwoba bwo gutsindwa, hari ubwoba bw'abantu icyo batuvugaho, hari kwitinya ubwacu kubera uko kuntu wenda uvuga uti no ntabwo nabigeraho, ariko ugasanga kugira intego nicyo kintu kiguha imbaraga mu buzima cyo kuvuga ati okay, nubwo mfite ubwoba, nubwo ngize ibiki, ariko hari intego nihaye. Nta wundi muntu warabiguhaye, ni wowe warabyihaye, ukavuga uti hari ikintu ubuzima bwanjye, hari ikintu navuze buzamara, bikanagufasha kubyuka buri munsi wa mugani utavuga uti akundi ndabyukiriye, ese undi ubuzima bwanjye bumaze iki, kubera ko deja uba ufite ikintu uvuga uti hari ikintu ushaka kuzageraho, ukabyuka buri munsi wa mugani uvuga uti okay, mfite intego runaka yo kuzaba kanaka, ese uyu munsi niki nakora kugira ngo ngere kuri ya ntego. Usoreje niho navuze nyine ugomba gushyiraho action plan. Action plan nibwo ushobora gushyiraho, nibwo bigufasha gushyiraho strategy zagufasha kujya kuri ya ntego wihaye. Muri izo strategy hari ikintu nibagiye kuvuga kandi ni ingenzi cyane. Mu buzima tugira abantu turebereraho babandi bita ngo aba role model. Bitewe n'intego wihaye, ntabwo uzabyuka mu gitondo uvuge ngo mfite role model. Akenshi ushaka role model bitewe n'intego mu buzima. Uvuga ati Simbi hari ikintu yagezeho, mwegere amfashe kugeraho. Mvuga ngo hari ibintu yaciye mu buzima bugoye, cyangwa ari guca mu bintu yaciye mu bintu naciyemo, reka mufashe njye mugira inama. Akenshi ufite role model bamurebereraho, wamushaka kugira inama, niyo waguye niyo byanze ntabwo bijyama ngo urambarare, ahubwo agutera imbaraga. Ni ushobora no kuba ahantu udashobora kugira role model, udashobora kwibera role model. Nuvuga ngo hari uricara ugatekereza ati ariko ni igiki mu buzima cyambayeho nakoze ntashoboraga gukora. Niba mu buzima hari ikintu waciyemo wumva utarashoboraga kugicamo, ariko ugakomeza ugahatana ukagicamo, cyakunanira. Nuvuga ngo ibintu byose, ubuzima bwiza, ibintu byose twifuza
biri mu biganza byacu. Ikibazo ni twebwe tutaba n'abango tutaba tayari cyangwa tudafite uburyo bwo kubigeraho. Ufite intego ushobora kubona neza ko ushobora kugeraho, shaka uburyo bwose mu buryo bwiza ariko ndewe cyangwa ari ikindi kintu mu buryo bwiza ibintu byose twabigeraho. utazagucira urubanza. Tuzagucira urubanza. None Deni, mu buzima bwawe uracyari mutoya ariko ibyo ari byo byose hari n'aho ugejeje. Ntabwo njya ngo twarenze ahandi twari turi mu ishuri wamugani intego zacu cyane ari ugutsinda, ubwo wageze mu buzima nyabuzima nyabwo koko. None abantu benshi buriya nubwo tugira izo ndoto navuga cyangwa intego, ariko buriya tugira ubwoba akenshi. Nicyo kintu buriya bavuga ko ubwoba aricyo kintu cya mbere cyica intego kikica indoto. None mu buzima bwawe ni gute washoboye kurenga kuri bwa bwoba bumwe unanirwa ubizi aho ushaka kujya ariko neza bikakunanira, ukagira ubwoba bwawe ukitinya wowe ugatinya icyo abantu bavuga? Ni gute washoboye kurenga icyo kintu? Mu buzima bwa muntu nyine natangiye mbivuga, ubuzima bwacu buri hagati y'ikintu dushaka kugeraho nakwita nk'intego n'ibintu dutinya cyane n'ubwo bwoba nyine. Nuvuga ngo buba hagati, navuga ngo buba buri aho ngaho bubyina. Ntibujya bupfa kugenda. It's a dance. Ni dance hagati y'aho ngaho y'ibintu dushaka kugeraho n'ibintu dutinya ko twaba byo cyangwa byatugeraho. Ariko ubuzima nakomeje kuba ni byiza cyane ko twavuze ku ntego. Iyo ufite intego mu buzima nta kintu na kimwe kikunanira. Nuvuga ngo nimba mfite intego nkashyiraho plan na strategy zo ko hari ikintu ushaka kugeraho, ntabwo nta ubwoba nzabugira, ariko nzaterwa ingufu n'iyo ntego nihaye. Wenda wambashe ngo mu buzima ibyo byakubayeho mu buzima bwanjye nkunda gusetsa abantu. Ni agasare gatoya. Nk'abantu tugize muri Amerika akenshi hari igihe uba uzi Icyongereza ariko utakizi pe. Nyine uba ukizi mu buryo bwacu, ariko nyine kuvugana n'Abanyamerika ukabona ni ibintu biri challenging. Rimwe na rimwe uravuga uzi Icyongereza ntubumve neza, cyangwa nawe wavuga ko umuntu ari kuvuga ibiki kandi ubizi neza. Broken English. Nibuka akazi ka mbere nakoze muri call center. Hari ukuntu uvugisha abantu ati you have broken English. Nyine urumva icyo kintu gishobora guhita ukabasibuka kumana ko nzi ko nzi Icyongereza cyane ukahita ubibubu ugaceceka nyine cyangwa. Ariko njye mu buzima intwaro nkoresha ni ukuvuga ngo ikintu cyose kinca intege ahubwo cyita kimbera itangiriro ryo guhatana. Ni ukuvuga ngo nimba mvuze Icyongereza bavuga ngo kiri broken, nayo nzi ko nizi Icyongereza mvuga Icyongereza cyiza, iyo mvugana n'Abanyarwanda bumva mvuga Icyongereza. Ariko iri kuvugana n'Abanyamerika bitewe na accent yabo, ahubwo bumva nawe ufite accent. Avuga ati nshobora noneho kugerageza nanjye nkiga Icyongereza nubwo udashobora kuvuga nkabo, ariko ku buryo uvuga Icyongereza cyawe kikumvikana. Aho ngahita ushyiraho strategy, ngomba kureba amadebate, kureba televiziyo, uri kugerageza gusoma ibitabo kugira ngo Icyongereza cyawe kiyongere. Ni muri ubwo buryo nakoresheje no kuvugana n'abantu cyane. Gerageza noneho ugati ubu ngubu none ngiye mbavugisha cyane ku buryo accent yanjye basagera noneho ikaba ari accent nyine isanzwe atari accent iri strong. Ngo you have a strong accent. What? Genda babwira ngo you have a hearing accent. You need to improve yourself. Okay.
ikindi kintu ndi kuvuga ku giti cyanjye ndi umuntu ukunda kureba ibintu byose mu buryo buri positive. Ni byiza ariko ku giti cyanjye ni byiza biramfasha kuko nuvuga ngo ikintu cyose mu buzima bwanjye nta kintu kidashoboka. Mbona ndi gukora ibintu mu buryo bwa nyabyo, mu buryo buciye mu nzira nyayo. Ntabwo ngira ubwoba cyane, ntabwo ngira ngo abantu baratekereza gute, biragenda gute. Ikintu cya mbere nkoresha njye natangiye mbivuga ngo nibwise ukuri. Njyewe ubwanjye nibwira ukuri nkavuga ngo nk'icyo gihe mu gihe cy'icyongereza naravuze ati okay, ikibazo kiri aha ngaha ni iki ngiki. Ntabwo gerageza kuvuga ngo mbigire bibi cyane kugira ngo cike intege. Courage, ndavuga ati iki nicyo kibazo mfite. Mvuga icyongereza yego, ariko accent ya kinyafurika ntabwo ari accent y'abanyamerika. Ariko ikintu nakora ku buryo mva kuri A nkagera kuri B nkabyumva. Aho ngaho nibwo mpita nshyiraho strategy. Nagiza nkareba nyine ureba ahantu bipfira of course nuko nyine ntago uvuga cyane. Nibwo natangiye kugenda nkavuga nka uko kundi huye n'inshuti zawe ugatangira kuvuga ntucaye. Bigera ngo iki ngise kikaza ukareba televiziyo, ukareba amakuru. Hari ibintu byinshi bishaka kukwigisha utarinze gukora cyane. Ikindi kintu cya kabiri nyine navuze mu buzima kugira role model. Ako ngiye mu buzima ikintu nkunda cyane navuga ngo kimfasha, navuga nayo nibera role model. Hari ibintu ndeba inyuma avuga ati nimba nabashije guca muri iki, hari ikindi nageraho. Noneho nkunda no gusoma ibitabo bimfasha nyine abantu nkagera ahandi. Ndumva ari ibyo ngibyo nkoresha cyane. Ubu ni nyine buri munsi mba mfite intego mvuga ati ngomba kuva hano nkagera aha, nkagerageza gukora, nkagwa hasi bikanga, nkavuga ati okay, ubu ngubu ni uburyo bumwe bwo kwiga gukora ibintu, nkagerageza ubundi buryo. Nuvuga ngo ushobora kuba wavuze gushima nese umuntu utanze akagira ngo nagezeyo, ntabwo nagezeyo, ariko Doni ndakweme. Ariko hari aho ugejeje mu byo washakaga kugerayo. Rega burya naho wambwira n'ibiterwa n'intego yawe. Ariko rero ko hari aho ugeze uko nkubona. Uko mbona ya urebeye. Na wowe se nako igiti cyane nyine ngo iyo ibintu byanze ni ikintu kikwereka yuko bishoboka. Ntabwo nuvuga ngo iyo ikintu uri kugikora ukabona kiri kwanga, ni ikintu kikwereka yuko gishoboka, ahubwo uri kubikora mu buryo butari bwo. Gerageza ubundi buryo, hindura ahantu gatoya cyane urebe ko byashoboka. Njye nicyo navuga ngo iyo hari ikintu ushaka kugeraho mbona kuko nagigeraho, iyo byanze ntabwo ndekera, ndakomeza nkagerageza ubundi buryo kugeza igihe mbona ngeze ku ntego nihaye. Kandi wabonye koko bamugani nk'icyo wavugaga hari icyo bigufasha navuga mu munezero w'ubuzima bwawe, kuko burema nicyo duharanira. Ikintu gito cyonyine ugezeho, ibyishimo biguha biruta ibintu byinshi cyane. Biruta kuba uzareba nk'iyo umuntu yagiye kureba match igatsinda, ikipe abafana igatsinda, urishima cyane. Yego nabiha nawe niyo hari ikintu wihaye ukakigeraho, ni ubutsinzi igitego. Uranezerwa ukishima cyane. Ndakumva. Okay, Deni, urakoze cyane kunyemerera gusangiza abakunzi b'ibi biganiro icyo kintu cy'intego. Intego ni nziza mu buzima kubera ko nk'uko Denise yari arimo kuvuga, ibitekerezo birarema. Iyo udafite intego niho utangira kubona ibitekerezo byawe bigenda hirya no hino, kandi wamugani ukabyuka mu gitondo ukavuga uti harya ubyukiye iki, ese ubundi ubuzima bwanjye bumaze iki. Ariko iyo ufite intego mu buzima bwawe ubyuka buri gihe ufite impamvu ubyukiye, kandi uba ufite intego navuga ngo y'igihe kirekire. Noneho ukagenda wicamo intego ntoya za buri munsi, kandi uvuga uti umunsi urangira ukavuga uti ntema
nishimiye amasaha yanjye ntiyapfuye ubusa ubuzi icyo ukora. Deni wakoze cyane hari akantu gato twakongeraho. Okay. Hari akantu urabivuze ndabyibuka numva wenda byo byiza tubivuze. Ni ukuvuga ngo iyo udafite intego, abantu bafite intego baragukoresha ukabafasha kugera ku ntego zabo. Undi nimba ubyutse mu gitondo nta kintu ufite cyo gukora, byari ibintu byinshi ufite byo gukora, ndaguhamagara nkubwisha wankoreye kiriya. Ni byiza gufashanya ko nawe ugomba kwifasha. Ni ukuvuga ngo nta ntego ugira mu buzima, abandi bantu bose bazagufasha ubone bageze ku ntego zabo. Ukoresha kugera ku ntego zabo. Hari urugero mfite mana ngo siko numva ndi kuvuga ibintu byinshi. Nta kibazo, niyo ntego yaje cyangwa ngaruka ari ikintu gishobora gufasha umuntu. Hari intego mfite, hari abana babiri, hari ibintu ni true story, ni story ya nyayo. Abana babiri bakundaga kujya kuri internet. Umwana umwe akajya kuri internet agiye gukina game, undi akajya kuri internet agiye gushaka ishuri. Bose kandi wanda ushaka ishuri niyo wabwira ati wamperekeje kujya kuri internet. Bakajyana, umwe ari gukina game, undi ari gushaka ishuri. Kwezi kurashira amezi abiri, bigeza umwana amwe ati rero unabonye ishuri ngiye kwiga, yaragiye kwiga mu mahanga. Undi ati se kuki utambwiye? Se none se waba ugiye kuri internet gukora iki? Ati twarajyanaga njye nakinaga game. Kuvuga ngo akenshi abantu babiri umuntu ashaka kugufasha kukwifashisha wenda ukagenda unamuherekeje, ariko hari ikintu ashaka kugeraho ubu uraho ngaho uraherekeje. Ni ukuvuga ngo mu buzima reka ntitukazajye tuba babandi baherekeza abandi, ahubwo natwe tujye tuba babandi bafite ikintu bashaka kugeraho. Ibi ngibi ndabivuga nimba ufite n'inshuti ukabona ko hari ahantu itari kugenda neza, cyangwa hari ikintu ushaka kubasangiza ibintu uri gukora, bikaba byabafasha gutera imbere. Ariko nyine akenshi kugira ngo utere imbere ni wowe ubwawe, ntabwo ari inshuti yawe yakubwiye ngo kora iki. Wowe ubwawe iyo ushaka kugira ikintu ukora uragikora kandi ukakigeraho. Okay, Denise wakoze cyane kunyemera kumpa uyu mwanya wo kugira ngo dusangize abandi, nk'uko wari ubivuze ngo ni byiza ko niba hari ikintu wamenye, niba waramenye icyiza cy'intego ko wagisangiza n'undi wamugana, aho kugira ngo aza kugufasha gusa kugera ku ntego yawe, ukamufasha no kumenya ko hari umuntu ashobora kugira intego kandi ko ari ikintu vraiment gifasha mu buzima, kugira ngo umuntu ajya ahora agenda mu kajagari. Igihe cyawe wazajya kubona ukabona hashiye imyaka, ukazajya wibaza ati harya nakoze iki, harya ni iki nagezeho. Uzanga imyaka irakugendanye kandi udashobora kuyigarura. Ni byiza kugira intego hakiri kare, bitanga umunezero. Ni bimwe mu bintu bifasha kugira umunezero urambye, apana bya byishimo by'akanya gato. Yego iyo wagezeho vraiment kugira bya byishimo birenze, ariko no muri ya nzira yo kubigeraho uba wumva ubuzima bwawe hari akamaro bufite. Bye, umunsi mwiza. Nawe mwese ndabasuhuje, mureke dufatanye dutezanye imbere. Murakoze. Bye.